ntabwo wazabaho. Nicyo kintu cyagiye kinkiza, ngahamagara umuntu wo dufitanye ikibazo wese wo nkeka ko ashobora kuba yarabigizemo n'uruhare, yaba ari ugukeka, nkavuga reka nikiranwe n'umuntu uwo ari we wese muri uru rugendo. Irinda inzika, irinda amakimbirane mu bibazo unyuramo, muri ubwo burwayi ufite, muri ibyo bibazo bikugose, muri uko gutererana, muri ubwo bukene. Shalom shalom nshuti za isanamitima, abakunzi bacu, nongeye kubakira mu izina rya Yesu Kristo. Ndabakunda, ndabubaha abadukurikirana muri ku isi yose, yego, mu bihugu byose bitandukanye. Nababwiye ngo nirinda kumentioninga ibihugu kuko najyaga mvuga abandi bakanyandikira bati kwe tutatuvuze kandi tukwandikira. Ndavuga rero nta mpamvu yo kumentioninga ibihugu. Muri izi muradukunda, mukurikirana inyigisho zacu muri benshi. Ni ukuri mfashe umwanya wo kubashimira kandi ndabubaha, mbasengera umugisha uko bwije n'uko bukeye. Ahubwo ndavuga ngo mukomeze mufatanye nanjye umurimo w'ubu bwami nahamagariwe, twahamagariwe kugira ngo tuzambikwe amakamba twasezeranijwe twese angana. Reka rero rya jambo ryo gushima dusenge nk'uko umuco wacu uri. Yego Data Uwiteka Nyiringabo, Imana niryo zina ryawe, uri Imana isumba byose, uri Imana ishobora byose, uri Imana yaremye isi n'ijuru, uri Imana yaremye ibigaragara mu bitaboneka, ubiremesheje imbaraga zawe. Gitare gikomeye, niwe Mana niringira uyu munsi, niwe Mana ntajya nshidikanyaho, niwe Mana yantoranyije, niwe Mana yanyeretse, Uwera wa Isirayeli. Ndagushimira ukuboko kwawe urambuye kugira ngo ugire neza abantu bawe ku isi yose. Data, nimbumbura akanwa kanjye ndakwinginze ngo umwuka wera aganze cyane, ategeke cyane, ayobore cyane, kugira ngo abatwumva ku isi yose Mwami bagirirwe neza nawe, babone neza, babone mucyo wawe Mwami. Umucyo wawe uvire mu mwijima, abantu barusheho kukumenya, Abanyarwanda bakumenye, abanyamahanga bakumenye, abababaye bakumenye, abarushye bakumenye, kuko niwe buruhukiro bw'isi ya none, niwe mahoro, niwe gisubizo, niwe byiringiro bizima. Urakoze Papa, urakoze, ndagushimiye kubw'imirimo yawe n'ibitangaza ukora muri byose, mu izina rya Yesu, amen, amen. Umugisha w'Imana babeho, ineza y'Imana babeho, amahoro y'Imana abagote, abaganzi bakunzi ba Isanamitima TV. Ni ukuri mbivuga numva nyuzwe ku mutima kandi nishimye iyo mudukurikirana, ugafata umwanya wo kureba bino biganiro, ugafata umwanya wo kubisharinga, ugakora subscribe, like, comment. Rwose ndababwiye ngo amakamba tuzayambarana. Sinababwiye umuntu wigeze kungurira computer ambwira ati uzi ko amakamba uzayambara wenyine. Ati reka nkugurire computer ujye ukoreraho uyu murimo, witabireho, amaso yawe ye kwangirika, nanjye tuzambarana amakamba. N'abandi bagiye bagura bino byose, kamera dukoresha, mikoro dukoresha. Imana yo mu ijuru, Imana ihemba abagizi ba neza, Imana itishama itimana izabagirire neza, izabibibukireho iminsi y'ubuzima bwanyu bwose, kandi izabibahembere, kuko imirimo dukora hano ku isi ijambo ry'Imana ritubwira ko ari izaduherekeza. Mu mirimo izabaherekeza iyi ngiyi rwose yo ku Isanamitima izaba iya mbere, mu izina rya Yesu.
kandi ubwo ndatuye, ubwo ndasenze, ubyakire rwose. Rero nkomeje mu rugendo rwo guhamya imbaraga z'Uwiteka Imana nabonye. Uwiteka Imana yankuye mu rupfu kugira ngo nsubire mu buzima, ururimi rwongere rubeho, umwuka uze, mvuge gukomera kwera no gukiranuka kw'Imana, mvuga ineza y'Imana. Rero niyo mpamvu uyu munsi mvuga, niyo mpamvu isanamitima yavutse, niyo mpamvu iriho ejo bundi nabahaye ubuhamya bw'ukuntu yavutse, abatarabwumva muzabwumve. Uyu ni umuyoboro wo kuvugaho Imana gusa. Nawe niba ufite ubuhamya, nawe niba wumva ufite gushira amanga no guhamya Imana, no guhamya gukomera kw'Imana, ngwino nguhe mikoro. Nta byangombwa bindi nkwaka, kereka utaje kuvuga gukomera kw'Imana, kereka utaje guhamiriza imbaraga z'Imana abantu. Nanone rero muri uru rugendo rw'ubuhamya bwanjye nagiye niga byinshi. Narababwiye ngo ni urugendo shuri nanyuzemo, nagiye niga byinshi. Mu byo nize rero nibyo mbazanira uyu munsi namwe kugira ngo bibafashe. Maze iminsi mvuga ku kwizera, ku byiringiro bishya bibonerwa mu Mana, ariko mu by'ukuri hari ibintu, hari kondisiyo kugira ngo ibi byiringiro bikuzeho, kugira ngo ubone Imana, kugira ngo ubone uyu mucyo, kugira ngo umenye Imana. Hari ibintu Umwuka Wera yambwiye kwirinda muri uru rugendo. Hari abo njya mbibwira bakambwira ngo ariko ubundi wowe ko wapfuye ukazuka, ngo twe twari twapfa tukazuka. Ariko se kuki urinda gupfa ukanazuka? Wabikoze ukiri muzima, ukinameze neza. Hari ibintu Umwuka Wera yambwiye kugendera kure, reka mbibabwire. Iyo ushaka kubaho neza no kugirana ubusabane n'Imana na Mwuka Wera muri iyi si ya none, wirinda ikintu bita inzika. Inzika, kubika inzika, urwango, kwangana, guhangana, amakimbirane. Ikindi wirinda ni ukwiheba. Kwiheba cyangwa guhangayika. Muri uru rugendo rwo mu isi, iyo ushaka kubaho neza, ukabona Imana, ukabana n'Imana, ikakwigaragariza, ukabona ukuboko kw'Imana, wirinda inzika, kubika inzika, kubika urwango, guhangana, gukimbirana. Ikindi wirinda kwiheba, guhangayika, kwitekerezaho, kwigunga, kwiganyira. Iyo ushaka kubaho neza, ibyo urabitegeka, ugasaba n'Imana ikabikurinda. Ukabwira Imana ngo Mana, ndinda kwiheba, ndinda kwiganyira. Mana yo mu ijuru. Hari n'abajya bayigerageza bakavuga ngo Mana niba uriho. Ibyo nabyo Imana kubera ko ari umubyeyi irabyemera. Ibibona ko utayizi, ibibona ko utarayimenye, ibibona ko utazi ijambo ryayo, ibibona ko ukiri mu mwijima. Bibwiye rero ngo Mana niba uriho nyiyereka, Mana niba uriho ndindibi, Mana niba uriho vugana nanjye. Iraza ikavugana nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, irakwiyereka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Njyewe muri uru rugendo nanyuzemo rw'ibibazo by'uruhererekane, ikintu cyitwa inzika, guhangana, amakimbirane ndabyanga kuruta ibintu byose byangwa watekereza, kuruta ibintu byose bibi bibaho ndabizira. Njye n'umuntu yambabaje nihutira kuba ari jye umuha imbabazi ataranazinsaba. Icyo kintu narakize muri ubu buzima, kuko nishakira amahoro, nishakira ibyishimo, kandi mu gihugu njyamo niboneye ubwanjye cyo mu ijuru nta nzangano zibaye, nta nzika zibaye, nta makimbirane azabaye. Abafite ibyo byose ntago kiriya gihugu bazakijyamo. Niyo mpamvu ngenda nkabwira umuntu, nkamwicaza nkamubwira nti njyewe ndashaka kugenda muri uru rugendo rwa hano mu isi
mfitemo igihe ntazi, nzi icyo maze ntabwo nzi icyo nshigaje, ndashaka amahoro. Nguhaye imbabazi, waba wazinsabye waba utazinsabye, I don't care. Ndaziguha nkaziguhata, ntacyo binkuraho, ntibinkuraho uwo ndiwe, ntibinkuraho icyo ndicyo, ndaziguha. Nigishije ku mbabazi, ngira ngo murabizi ko nababwiye ngo imbabazi zikiza uzitanga, ntabwo cyane zikiza uziha, zikiza wowe uzitanga. Nta muntu njya nanga, nta mwanzi mfite unyanga ku giti cye akabanyanga, n'ibyo azabyibarizwa, azabisobanura ku giti cye. Sinzi gukimbirana, sinzi nzika. Ikindi nirinda mu buzima, Mwuka Wera yampayeho atansiyo, ni ukwiheba. Ngo mama Queen ntekereza ikintu ngo nimbura igisubizo nihebe. Ndabizi ko nyiri igisubizo ahari. Ndabizi ko niba kidakemutse uyu munsi n'ejo kizakemuka, niba kidakemutse n'ejo bundi, niba kidakemutse ejo bundi mu kwezi gutaha. Ibyo byambeshejeho muri ubu buzima. Nta kintu kijya gitwara amahoro yanjye na kimwe. Na Satani arabizi, naho arabizi, arabyumva. Nta kintu kijya kinkuraho amahoro. Amahoro Satani arayiba, ibintu byiba amahoro y'umuntu ni byinshi. Ni byinshi muri iyi si, muri ubu buzima bw'uruhererekane rw'ibibazo tunyuramo. Kimwe kivaho haza ikindi, kimwe kivaho haza ikindi, kimwe kivaho haza ikindi, ariko nta kintu kijya kinyibira amahoro. Ndayaharanira, nkayashakisha, nkayarwanira. Ikintu gishobora gutuma niheba ntacyo ntekereza, mba nzi kundwanirira hari. Ni bya byiringiro nababwiraga. Urumva, Bibiliya ijambo ry'Imana reka dusome. Narababwiye ngo sinzajya mvuga ibintu byinshi ntasomye ijambo ry'Imana, kuko mushaka kugira ngo ni amagambo ya mama Queen mukajya muvuga ngo nayuriya nawe. Ariko iyo bijemo ijambo ry'Imana jya ubyubaha. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nababwiye ubwo ahariho mu Bafilipi 4 uhere ku murongo wa 4 ugeze aho ushaka. Ni icyanditswe cyaguha ibyiringiro bizima ukakigira icyawe. Niba utazi no gusoma Bibiliya, nihusomera icyanditswe ujye ugifata ukigira icyawe, ujye ugisoma ukitoza umunsi ku munsi. Mugure Bibiliya, musome ijambo ry'Imana. Ibi tuvuga nta handi biva, ni muri iri jambo. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Umwami wacu ari bugufi, ntimukiganyire icyo ntimukagire icyo mwiganyira. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana. Mubisabiye, mubyingingiye kandi mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, niba haba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Iki cyanditswe kirahagije kugira ngo wishime, kugira ngo unezerwe, kugira ngo ukore imirimo myiza, kugira ngo wishakire amahoro.
kugira ngo yaharanire kandi uyagereho. Wirinda inzika, wirinda guhangana, wirinda kwangana. Niba umuntu aguhemukiye, mu imbabazi, wikize, wikirana. Nicyo kintu cyamfashije muri ubu buzima bw'ubuhamya bwanjye mbabwira. Ntabwo wagira ubwo bubabare bungana gutyo ngo ujye guhangana n'abakugiriye nabi, ujye guhangana n'abagutereranye muri ibyo byago, ujye guhangana n'abaguhemukiye, ujye guhangana n'abatagusura, ujye guhangana n'abaguhunze, ujye guhangana ndetse n'abashobora kuba barabigizemo uruhare kugira ngo ugere muri ubwo buzima. Ntabwo wazabaho. Nicyo kintu cyagiye kinkiza, ngahamagara umuntu wo dufitanye ikibazo wese wo nkeka ko ashobora kuba yarabigizemo n'uruhare, yaba ari ugukeka, nkavuga reka nikiranuwe n'umuntu uwo ari we wese muri uru rugendo. Irinda inzika, irinda amakimbirane mu bibazo unyuramo, muri ubwo burwayi ufite, muri ibyo bibazo bikugose, muri uko gutererana, muri ubwo bukene. Irinde kwiheba, irinde kwitekerezaho. Niba hari umuntu uzi waguhemukiye, niba hari umuntu uzi mufitanye ibibazo, muha imbabazi, muhamagare, woroshye umutima, iyoroshye, haranira amahoro yawe. Aya mahoro Bibiliya ivuga, uyu munezero, ibi byiza byose Bibiliya ivuga, ntago wabigeraho nshuti yanjye uhanganye n'isi n'abantu. Ntago wabigeraho wihebye, wigunze, waranze kugera aho abandi bari. Satani ni umwanzi, Satani ni umugome. Arakubwira ati rero ntugikwiye no kujya no mu bantu, ba wenyine. Abantu ntago bagukunda, abantu ni babi, ugasanga abantu bose wabagize abanzi. Kandi wenda waguhemukiye n'umwe, wenda uwo mufitanye ibibazo n'umwe, wenda n'ibyakubayeho abantu ntago babigizemo uruhare, ariko Satani akakwereka ko abantu n'abari babi. Ikintu rero kizatsinda ibyo byose ni ukutemera Satani kwigunga, gucika ku bantu, kwiheba, kwanga gufata telefone. Ubwo iyo wageze muri urwo rwego uba wapfuye. Satani aba yagusingiriye nshuti yanjye, yatangiye kuguhanganisha n'abantu. Kanaka yambuze iki, ubwo uwo nguwo mukaba murahanganye. Bakaza bakakubwira bati kanaka yavuze iki, ubwo uwo nguwo mukaba mugiranye amakimbirane. Inzika zikaba inzika mu mutima wawe, ugahora uri stoke y'ibibazo by'abantu, bikakuzanira ubwihebe. Ubwihebe se buzanwa n'iki? No kudasabana n'abandi, no kutavugana n'abandi, ngo ujye aho basenga, usome ijambo ry'Imana, ujye mu materaniro, usura abantu, uvugane n'abantu, ugire inshuti. Urica ku nshuti. Imana ko iyije kudukorera inyura mu bantu, Imana ko iyije kutugira neza, ko iyije kuduha umugisha inyura mu bantu, urahunga abantu kugira ngo bigende bite? Rero mu by'ukuri aya mahoro turirimba muri Bibiliya atagira akagero, atarondoreka, ntabwo yagusanga aho gusa. Urahaguruka ukajya kuyashaka. Hari ibyo wirinda, hari ingamba ufata, hari ibyemezo ufata. Ntago aya mahoro wayabona uhanganye n'isi n'abantu. Abanzi se ko ari benshi, ibibazo se ko ari byinshi. Ari ibibazo, iyo Satani ashaka kuduteza ibibazo anyura mu bantu still. Kandi Imana nayo ishaka kudutabara, n'ubundi nyura muri ba bantu.
urumva satani rero icyaba ashaka ni ukugira ngo aguce ku bantu, noneho nabi Imana yakabaye inyuzamo imigisha. Uba warabiciyeho, ntibaba bakizaho uba, ntibaba bakiguhamagara ngo witabe. Uba ufite anga, uba ufite umujinya, uba ufite inzika, uba ufite inzangano muri wowe. Ejo bundi umukozi w'Imana Gitwaza niwe wigishaga, akavuga ati ntuzanga umuntu kubera ko hari ibyo bamuvuzeho, kubera ko hari ibyo wamwumvisheho. Ateize ibyo bintu bishobora kuba atari byo, bigatuma wanga umuntu kandi wakakugirira akamaro. Ati kuko uwo wizeye kenshi si ukugirira akamaro, ahubwo wa wundi ushaka kuba wanga niwe Imana ishaka kunyuzamo akakugirira akamaro. Rero mu by'ukuri njyewe ntanga icyo mfite kandi mvuga ibyo nanyuzemo. Ntago ndi nk'aba bafarisayo bafataga imitwaro badashobora kwikorera bakayikoreza abantu. N'uyu munsi hari abantu b'abafarisayo akubwira ati ntukangane kandi we yangana, gira urukundo kandi we atarufite. Ariko ibi bintu mbabwira ni ibintu na experience nze, ni ibintu nanyuzemo, ni ibintu byangiriye akamaro. Kwirinda kwangana n'abantu, kwirinda guhangana, gutanga imbabazi ku batazinsabye, byarambohoye, byabohoye ubuzima bwanjye, byarandemye bingira uwo ndiwe. Murabona ndi umugore usa neza unezerewe, ariko iyo nza kubika umutima wanjyemo inzika n'ibyo bibazo byose nanyuragamo, sinari no kuzongera no kujya mu bantu, sinari no kubaho. Bwihebe yari kungota akanyica. Mu by'ukuri niyo nza gukira indwara, ariko nari gukira ndi umushari, ndi mubi, naseka, ntikunda. Nkuko mubona nikunda uyu munsi. Ibyo byose ntibyaza umutima wihebye, ntibyaza umutima wuzuye inziga. Umutima wihebye urakubwira ngo urajya mu bandi gukora iki? Kuki useka? Ese ubundi urambara kubera iki? Ese ubundi urisigura cyase kubera iki? Urereka neza. Uwo ni umutima wihebye wa Satani mubi wo kukwica akazakwica nabi. Ariko jewe iyo numvise iryo jwi ndarirwanya. Kuki ntajya mu bantu? Kuki se mpangana n'abantu? Ko umuntu ari umuntu se? Ko Satani yamukoresha uyu munsi, ejo Imana ikamukoresha. Ariko ari jewe wamugaruje ubugwaneza, jewe urimo uwo mwuka w'Imana. Rero mu by'ukuri iryo ni ryo banga nabaha ry'urugendo shuri nanyuzemo. Nzaya ngenda mbabwira ibintu byinshi. Niba ushaka kubona Imana, niba ushaka kwegera Imana mu bundi buryo, niba ushaka kubona ubwiza bw'Imana, niba ushaka kuba ufite amahoro muri iyi si, unezerewe, ubona aya mahoro Bibiliya ivuga, aya mahoro yaheze mu nyuguti, kandi ni ayacu, nitwe twayateganyirijwe, nitwe twayahawe, ni isezerano ryacu. Uku gukiranuka, ibyiza byose, umutima wuzuye ineza, umutima wuzuye ibyishimo, umutima wuzuye urukundo, uza kubera ko hari ibyo wirinze, uza kubera ko hari ibyo waharaniye, uza kubera ko hari initiative wafashe, hanyuma Imana nayo ikakwambika imbaraga. Bibiliya iravuga ngo tera intambwe imwe gusa, izindi zisigaye 99 ziba ari iz'Imana. Niba uvuze uti uriya muntu nta mpamvu yo kwangana nawe, nta mpamvu yo kumurwara inzika, ngiye kumusaba imbabazi, Imana iguha imbaraga. Imana iguha imbaraga ikabigushoboza. Ngiye kumusaba imbabazi nubwo atari jye wamukosheje, ngiye kumuha imbabazi nubwo atazinsabye, kugira ngo nishakire amahoro yanjye, kugira ngo ne gusaza ndi mujinya mpekenya amenyo, kugira ngo ntazabura isi nkabura n'ijuru, kugira ngo ntazabura ibyishimo byo mu isi nkabura n'ijuru. Uziriko kubabara mu isi ugahora uhekenya amenyo, ugahora wikoreye abantu bafitiye imijinya wenda batanabizi, ukababara mu isi ntuzabone n'ijuru. Kuko iyo utishimye mu isi
iyo uhora uhekenya amenyo mu isi, iyo uhora urwaye inzika mu isi wikoreye ibyo bibazo byose, nijoro ntabwo waribona. Ko ijuru turibona tukiri hano mu isi, practice y'ijuru iri hano mu isi. Mu ijuru ni umunezero gusa, mu ijuru ni amahoro, mu ijuru ni ibyishimo. Utagire rero ibyishimo n'umunezero ngo ukore neza ukiri hano ku isi, ntuzategereze ijoro nshuti yanjye. Hano niho twitoreza. Rero mu by'ukuri iyo niyo mpamba nari mbafitiye urugendo shuri nanyuzemo. Ushaka kwibaza ngo niki gituma M.queen ahora aseka anezerewe, gituma M.queen ahora akeye, kandi sometimes amugaye, sometimes nta bigaragara bifatika byatuma ahora aseka asa neza. Hari abantu nyine baba bafite ibibazo nk'ibyo mfite by'ubumuga, ugasanga nta kikunda, yarihebye, yariyanga, cyangwa ugasanga nta n'ubumuga afite, ni muzima ariko ubwihebe bwaramutashye. Ntakimenya kwambara umwenda, ntakimenya kujyanisha n'undi, ntakimenya kwisiga ngo ake, ntakimenya gusokoza. Ubwihebe bwaragukozeho uruzitiro kandi uri muzima, nta n'icyo ubuze kubera ibyo byose. Rero abashaka kubona Imana batanga sacrifice, hari ibyo bareka, hari ingamba bafata, hari intambwe batera. Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha. Nyemerera nsengane nawe, nkusabire izo mbaraga zo gutsinda urwo rugamba, no kwambara imbaraga zo gukiranuka mu bikomeye, ndetse no gutanga imbabazi kutazigusabye, no gusaba imbabazi aho bitari ngombwa utakosheje, kugira ngo wibonere agakiza, wibonere amahoro, uzabone n'ijuru. Nyemerera dusengane ndi muri ayo mavuta. Imana yacu, ngushimiye ijambo ryawe nyakubahwa, ijambo ryawe rikiza, ijambo ryawe rirema, ijambo ryawe rihindura ubuzima, gitare gikomeye. Nciye bugufi munsi yo kwera kwawe, nsabiye abadukurikirana ku isanamitima izo mbaraga wampaye papa zo gutwarana no kwirinda inzika, no kwirinda kwiheba. Mwami, uzibambike, uzibambike, uzibambike mwami. Abari bafite abo bahanganya, abari bafite amakimbirane mu mitima yabo, abari bafite intambara, abari bafite ibibagose, abari bafite ibarwanya, ubabere Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ubiyereke mu nzozi, ubiyereke, uvugane nabo bagenda, uvugane nabo mwami Imana bicaye, uvugane nabo bahagurutse papa. Ubereke kuri Imana, imbaraga zawe zibagereho, zibagire neza, zibabohore mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ubahaze amahoro, ubahaze ibyiringiro, ubahaze ibyishimo, ubahaze gukiranuka mwami, kugira ngo bazabone n'ubugingo buhoraho pa mu izina rya Yesu Kristo. Data, imbaraga zawe zibabeho, zibomeho iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Shalom, shalom.